Uri umushoferi w'ubuzima bwawe, ntuzemerere uwo ari we wese kwiba intebe yawe. Nuramuka wumva wirengagijwe n'umuntu, ntuzigere wongera kumubangamira ukundi, uzamureke wikomereze ubuzima bwawe. Icyizere kimeze nk'ikirahure, iyo kimenetse nticyongera kumera nk'uko cyari kimeze mbere. Nyuma na nyuma uzamenya ukuryarya, ukubwiza ukuri, ntuzareka byose ku bwawe. Abantu ntibazumva ukuri kw'ikintu kugeza kibabayeho. Ntuzatinye gutangira, ni amahirwe uba ubonye yo kubaka ikintu cyiza. Ntuzave ku izima, rimwe na rimwe ikintu wizera kugira kiza igihe utateganyaga. Ntabwo imihengeri iza kubangamira ubuzima bwawe, imwe iza gusukura inzira yawe. Ntuzemerere umuntu kugufata nabi ngo ni uko umukunda. Ntuzangize amagambo yawe ku bantu bakeneye umutuzo wawe. Rimwe na rimwe igikomeye cyane wakora ni uguceceka. Imihangayiko yawe irakubeshya, ahubwo menya ibi: urakunzwe kandi uraza kumera neza, humura. Izere umuntu ushobora kubona ibi bintu bitatu muri wowe: agahinda gahishwe n'inseko yawe, urukundo ruhishwe n'uburakari bwawe, n'ikihishe inyuma yo guceceka kwawe. Njye sinkirakara ukundi, nabyakiriye uko biri, nkomeza urugendo. Rimwe na rimwe ugomba guca mu bihe bibi kugira ngo ugere aheza. Ihangane, umunsi wawe uzaza. Vuba, igihe byose bizaba bimeze neza, uzasubiza amaso kuri ibi bihe uri gucamo, maze wishimire ko utigeze ucika intege. Ibuka ko kwishima bidasobanura ko ufite byose, ahubwo bisobanuye ko wishimiye ibyo ufite byose. Ntuzasobanurwe n'ahashize hawe. Byari isomo gusa, ntabwo byari interuro y'ubuzima. Iminsi yagukomerekeje niyo minsi yakugize uwo uri we. Uzitondere kugira uwo wizera, umunyu n'isukari birasa. Ntihazagire uwo wishingikirizaho cyane muri iyi si, kuko n'igicucucucu cyawe kigusiga igihe uri mu mwijima. Uzitondere kugira uwo wizera ngo umubwire ibibazo byawe byose. Ntabwo buri wese ugusekeye ari inshuti yawe. Wibazwaho n'ubundi kandi ntacyo bitwaye, bityo wowe ushaka kuba we. Abantu mu buzima bwawe bashobora kukugabanyiriza stress cyangwa imihangayiko, ntibayigutere. Komeza utuze, ibi wabiciyemo mbere, uzongera ubicemo nanone. Hazahora hari umuntu utabona agaciro kawe, ntuzemere ko biba wowe. Niba abantu bagufata nk'utari ingenzi, bareke nk'amahitamo. Bwa mbere birakubabaza, nyuma bikakugira ukomeye. Gushaka intsinzi utakoze cyane ni nko gushaka gusarura aho utabibye. Imico mibi imeze nk'igitanda cyiza, byoroshye kukiryamaho ariko bigoye kukivamo. Nta n'umwe uhuze, ni ikibazo cy'uw'ingenzi kuri bo. Hari abantu benshi bagukunda, ntuzite ku bakwanga. Ntuzahunge ibibazo, nta gisebo kirimo gukora cyane kugira ngo ugere aho ushaka kugera. Nutayobora ibitekerezo byawe, hari undi muntu uzabigukorera. Iga gukira utiteje uwo ari we wese. Ntuzasezeranye abandi igihe wishimye,
Ntuzasubize igihe urakaye. Ntuzafate umwanzuro igihe ubabaye. Gukura cyane ntacyo bimaze igihe ubwato buri mu cyerekezo kibi. Niba utarekuye abantu babi mu buzima bwawe, ntuzigera uhura n'abantu beza. Reka gutera imbere k'ubuzima bwawe bituma ubaho uhuze. Yobora intekerezo zawe igihe uri wenyine. Ucunge umunwa wawe igihe uri kumwe n'abandi. Ibuka ko bimwe mu bihe by'ubuzima bwawe ukibitegereje. Ntubasubize, bacecekeshe guceceka. Hagarika kubwira byose abantu. Abantu benshi ntibaba babyitayeho. Hari n'abandi bashaka ko utsindwa mu ibanga. Kuvuga udatekereje ni nko kurasa nta ntego. Kije mu buryo bworoshye ntabwo kiramba. Ikiramba ntabwo kiza byoroshye. Ntukangize umunsi wawe mwiza utekereza ibyahise. Bireke bigende. Intambwe abandi bateye ntizatuma iyawe isubira inyuma. Reka ibibi niba byaragenewe kubaho bizabaho. Ntuzagire uwo ubwira ubuzima bwawe bwite, kandi ntuzatume hari ugira icyo akwangizaho. Ntuzatume hari utuma wumva ko icyo ushaka utagikwiriye. Abatsinda bita cyane ku ntsinzi, naho abatsindwa bita ku batsinze. Umunsi umwe uzabona impamvu Imana yatumye utegereza. Niba uvuga buri kimwe, si ngombwa kwibuka byose. Igihe kikubwira uwo mu by'ukuri uri we ku muntu. Niba hari umuntu ukubwira ko udashoboye, aba akwereka aho agarukira, ntabwo ari wowe. Niba ubereyeho kwakirwa n'abantu, uzapfa bitewe no kuguha akato. Ubwoba ni ubw'akanya gato, naho kwicuza ni iby'ibihe byose. Ahazaza hawe haragukeneye, naho ahatambutse ntihagukeneye. Ntugatwikwe inshuro ebyiri n'ubwoko bumwe bw'umuriro. Guhangayikishwa no gutakaza ni ugutakaza udatangiye. Iminsi ibiri y'ingenzi mu buzima ishobora kuba umunsi wavutseho n'uwo uzamenya impamvu. Hashize hawe naho kwigira no gukurira, si aho gutura. Uzatuma ijwi ry'ubwoba risakuza cyane kuruta ayandi majwi mu mutwe wawe. Funga inzugi zimwe uyu munsi, atari uko wiyemera udashobotse, ahubwo kuko ntaho bakujyana. Ntushobora gusubira inyuma ngo uhindure intangiriro, ahubwo ushobora gutangirira aho uri ugahindura iherezo. Ntihazagire umuntu urenganya mu buzima bwawe, kuko abantu beza baguha ibyishimo, ababi bakaguha isomo, naho abeza cyane bakaguha ibyo uzibuka. Isomo nize rikomeye mu buzima: dukira ku muvuduko wo kubabarira kwacu. Umuntu wagenewe kuzahinduka ni umuntu wahisemo kuzaba we. Rimwe na rimwe uratsinda, ubundi ukiga. Ntuzatinye gutangira nanone. Gusa kuri iyi nshuro ntugiye gutangirira ku gishushanyo, ahubwo ugiye gutangirira ku nararibonye ufite. Nihagira umuntu ukwereka uwo ari we, uzahita umwizera ako kanya. Ubona mu buzima icyo washishikariye kubona. Ubuzima ni 10% by'ibyo ubukoraho na 90% by'uburyo bwakira. Ubuzima si nk'ikibazo kigomba gukemuka. Ubuzima ni ukuri ugomba gucamo. Ariko nanone
Isomo rikomeye nize mu buzima bwanjye ni uko udashobora gushimisha uwo ari we wese, bityo ntuzabigerageze. Aya ni amasomo y'ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ni ibintu tugomba kumenya kugira ngo tubeho ubuzima bwiza, ubuzima bufite icyerekezo. Mwari kumwe nanjye Umulisa. Murakoze cyane, tuzasubira ubutaha. Kora subscribe.